ushake wambara ibitenge bihenze, ushake ugire amafaranga menshi kuri konti, ushake ugire amashuri menshi, ushake ugire imishinga myinshi, ushake ugire abana benshi, ushake ugire amatitire menshi, ushake ube ya mazina yose abaho y'ibyubahiro abeho, nimba nta rukundo ntacyo umariye Imana. Mu buzima bwawe umeze nk'umuntu wambaye ubusa. Iyo Imana igiye kureba umuntu wayo imurebera mu rukundo. Umuntu wese wa mu rusengero utagira urukundo ni umufana w'idini, ni umuyoboke w'umuhanuzi cyangwa se n'umuyoboke wa pasiteri, ariko si umuyoboke w'ijuru. Umuntu wese uba mu rusengero utagira urukundo nta joro ategereje, nta bugingo ategereje, nta n'umugisha hano ku isi ategereje, nta no kurama ategereje. Igitera Imana gutema umuntu arama ni umutima w'urukundo umuntu aba afite. Umuntu wese ugira umutima w'urukundo ararama. Hepfo twasubiye ku murongo 30 na rimwe havuze ngo ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ngo ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Reka mbabwire, abantu bakurwanya bashaka amafarashi, bagashaka imbaraga, bakagira gute. Erega Farawo yari afite amafarashi akomeye cyane. Iyo waretse ibyaha, Kristo ntatura mu mazu turimo, Yesu araza agatura muri twebwe. Oh, haleluya, atura muri twe. Kureka ibyaha ni nko gutegura saro y'umutima wawe, Imana ikaza igaturamo, Umwuka Wera agaturamo, Kristo agatura muri wowe. Hanyuma ibikurwanya byose bisanga hari abagabo bari muri wowe. Iyo Kristo ari muri wowe, ibikurwanya byose biraferinga, birazima. Bimera nka bya bindi twabonye turi kubona hano iwacu, turi tubibona hanze muri Isiraheli, twabibona ibisasu bimira ibindi, ariko twayibonye na hano. Iyo ukijijwe rero, Kristo araza akajya azimya ibitero bagutera. Haleluya. Tiyodoni we, gukizwa k'umuntu iyo umuntu akijijwe ni ukuvuga ngo imbaraga zikurwanirira ntiziba ziri kure yawe, ziba ziri muri wowe. Gukizwa ni nko gusetinga, ni nka bya bisasu biri kujya bimira ibindi, ngo nicyo bateye epfo za Cyangugu ku mupaka, ngo gihita kibimira kiramira. Gukizwa hari imbaraga ziba ziri muri wowe zimira amahembe bakohereza. Cyamaga abanyamasengesho babyumve neza. Gukizwa neza, hari imbaraga ziba ziri wowe zimira karande, zimira impfu, zimira urwo bagucukuriye. Gukizwa neza kwawe kuguhesha gusenya Yeriko iri imbere yawe. Emera ko ubutsinzi bw'ikurwanira buri mu kiganza cy'Imana, buri mu kiganza cy'Uwiteka. Emera ko intsinzi itari kuri bene wanyu, emera ko ubutsinzi buri mu kiganza cy'Uwiteka. Bakoresha intambara, bakoresha amahembe, bakoresha ibitega, bakoresha inzingo, barareba kuzinga, bacuragure, batongere, baguha iminsi yo guseba, bagire gute, bagucukura urwo, bahambe, bagire gute, bahamba amafoto. Ariko intsinzi rebo refayi, intsinzi iri mu kiganza cy'Uwiteka. Bavuge ko utazabyara, bavuge ko utazashaka, bavuge ko utaziga, bavuge ko utazatera, bavuge ko utazakora Imana, bavuge ko ntaho uzagera, ariko uhagarara ahantu ngo intsinzi. Twongeye kubaha ikaze inshuti abadukurikiye, abari mu gihugu cyacu ndetse abari ku migabane itandukanye y'isi. Amazina yanjye ni Hararimana Bararisi. Turashima Imana ko Imana ikurinze nanjye ikabindinze. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana abaye mu ruhande rwacu turayishimye. Hari byinshi byahize ubuzima bwawe, hari byinshi nanjye byamize, ariko ushimira Imana ko Imana yakurinze, Imana yabanye nawe. Nimba ugihumeka utarapfuye, ushimira Imana. Turi mu kwezi ko guhirika Yeriko. Imana ibasha gusenya Yeriko ziri ku buzima bw'umuntu. Uyu munsi tugiye kureba igituma Imana ihirika Yeriko ku muntu. Ntabwo ari abantu bose Imana zigasenya Yeriko ziri imbere yabo. Turaza kureba ni iki wakora cyatera Imana guhirika Yeriko iri ku buzima bwawe. Ni iki wakora? Ni iki wakora mu buzima bwawe? Ni iki wakorera Imana? Ni iki wayimarira cyatera Imana guhirika
yeriko iri imbere yawe. Yeriko ni ikigeragezo umuntu adashoboye kwivaniraho. Ikigeragezo ushoboye kwivaniraho ntabwo ari yeriko, icyo ushoboye kukivaniraho. Abyumvishije, ikigeragezo ushoboye kwivaniraho si yeriko. Ikigeragezo umuryango ushoboye kukuvaniraho, icyo ngicyo ntabwo ari yeriko. Yeriko ni ikigeragezo ntabasha kwivaniraho njyewe Larisi, cyangwa se nkurikiye utabasha kwivaniraho, ariko Imana yo ushobora gusenga ikakuvaniraho. Imana ishimwe. Iriya yeriko iri mu ijambo ry'Imana ntabwo bari bashobora kuyivaniraho, ariko gusenga kwabo, kumva ijwi ry'Imana bakarigenderamo bagakiranuka, bakemera ubushake bw'Imana, bakemera kuzenguruka bucece inshuro 7 ntawe ushakuje, byateye Imana gukora igitangaza. Uyu munsi nawe Yesu aragusura kandi akugira neza. Imana ibaha umugisha. Turi mu masengesho baguhirika yeriko. Yeriko yawe iri imbere yawe, Yesu yayihirika. Mazina nyina Imana Larisi, kwa buryo baturi kumwe na Diodoni. Uyu munsi na producer wacu turi kumwe. Imana imuha umugisha. Jafeti, ako kazi kimuri kumva n'uburimo gakina kitwa ihumure n'akaguhumuriza nako kajya gakora akakoreka massage mu izina rya Yesu. Uriya Dawidi aracuranga abazimu bakagenda. Nimba hari ibintu bikomera no gucuranga ijambo ry'Imana ririmo gakeya. Reka dusenge Imana, tuganire ijambo ry'Imana, hanyuma turebe n'iki wakora Imana cyatera Imana guhirika yeriko mu buzima bwawe. Kuko ntabwo hiriye ariko ipfa kuriduka gusa. Oya, hari ibintu ugomba kuba wakoze, hari ntabwo ipfa gusenyuka gusa. Oya, Imana yisenya bitewe n'uko ikubona ko uri umumaro. Mana, turagushimye kuri Imana nziza, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wa mwiza, tugushimiye kuri Imana ishobora byose, kandi uri Imana y'amasezerano, kandi uri Imana ivuga, itegeka, ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Uri Imana irindi jambo wavuze ku muntu kugira ngo risohoze. Nta jambo na rimwe uvuga ngo rihere. Ijambo ryose uvuze urarisohoza nk'Imana. Nyemerera ufashe umuntu tugiye gutangirana muri kano kanya muri gahunda yo gusenya yeriko. Nyemerera Kristo, umubyeyi, umugabo, umusore, umukobwa, umuntu tujye kubana wese ahure n'imbaraga zawe. Umwuka wera muyobore buri muntu wese udukurikiye, uri mu kazi, uryamye, uri mu ndege, aho abaye ari hose, imbaraga z'Imana ziganze muri byose. Tubyambaje gutyo Mwami, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Tujye kureba ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Imigani. Ni ijambo ryiza cyane. Turasoma Imigani ibice 21. Turihuta dusome umurongo wa 30, dusome n'umurongo wa 31. Igitabo cy'Imigani ibice 21 ku murongo wa 30 ndetse no wa 31. Hari ijambo rivuze ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Imana ishimwe. Noneho 31 haravuze ngo ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Mwace neza ijambo ry'Imana. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo abantu bakaririmba ngo yeriko iraridutse, hakaba ndetse n'ababiririmba akamara igihe baririmba ariko ntiriduke, hakana bitegeze ndetse bakabigenda mu kigare, ariko ntabwo ari abantu bose yeriko iriduka. Ntabwo ari abantu bose yeriko iriduka. Umuntu wese, umuntu yeriko iriduka, hari ibyo aba yujuje, hari ibyo aba yasize, hari imyitwarire yawe,
hari ukubanye n'Imana, hari ukuba ubana n'Imana igihe cyawe. Ntabwo ari umuntu wese witerura akahita ngo yeriko ngo mu gitondo ngo ikibazo cyanjye kiravaho. Oya, hari ibintu ugomba kuba wujuje. Ntabwo ndaza kuvuga byose ko ndavugamo 7, ibindi tuzabikomerezaho. Bibiliya iravuze ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Ndajya nkubwire ko abantu bakurwanya bafite ubwenge, ntabwo ari injiji. Abantu bakurwanya barakwiteguye, abantu bakurwanya bafite n'ubushobozi, ariko hari icyo badafite, hari icyo batagize badafite. Abantu bakurwanya ndabisubiramo, bafite ubwenge, bafite ubuhanga, bafite n'ubushobozi, ariko hari icyo badafite. Bibiliya iravuga ngo nta bwenge, nta n'ubuhanga, nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka. Iyo umuntu agiye kurwanya uwundi, tuvuga umuntu yakwanga agiye kugambanira, cyangwa se umurozi agiye kurwanya umukristo, kuko burya abakristo bakunda guhura n'intambara zituruka ku bazimu, ku mashyari, mu miryango, bakunda guhura n'intambara zimeze gutyo. Iyo bagiye kurwanya rero, umurozi agiye kurwanya, hari igihe ahera no ku ntege nkeya zawe akakurwanya ahereye. Iyo rero uri maso, ibyo akora byose bitagaciro, kubera Kristo uri muri wowe. Ibyo umurozi akora ku buzima bwawe yakora byose bita agaciro, Imana ibitesha agaciro. Ni iki cyo gukora? Icyambere ukora kugira ngo Yeriko irutswe ku buzima bwawe, icyambere ni umubano mwiza uba ufitanye n'Imana. Umubano wawe mwiza, uburyo ubanye n'Imana, kubana kwawe kwiza ubanye n'Imana, ni bimwe mu bintu bishobora gutuma Yeriko yawe iriduka. Umubano mwiza ufitanye n'Imana. Abantu bakunze kuba mu rusengero ndetse no kwa makorari no mu bintu bitandukanye, bakajya mu misa, mu rusengero, ariko ntibita ku mubano wabo babanye n'Imana. Kubana neza kwawe n'Imana, Imana y'ubwayo iraza igatura muri wowe, iraza ikaba muri wowe. Mu isi ntiyabona aho irambiriza, ariko umuntu ubanye neza n'Imana, Imana iraza ikabana nawe. Haleluya, Imana ishimwe. Iki kintu cyumva, kubana neza n'Imana ni iki? Abantu bose bavuga Imana mu kanwa, ariko kubana neza n'Imana ni iki? Ese kubana neza n'Imana ni ukuririmba neza? Ese kubana neza n'Imana ni ukubwiriza cyane? Ese kubana neza n'Imana ni ukubariza teoloje nayo ni nziza? Ese kubana neza n'Imana ni uko waba uri bishop cyangwa uri apotre cyangwa se shehe cyangwa se uri pastor cyangwa uri umuhanuzi? Kubana neza n'Imana ni iki? Umuntu ashobora kuba afite ayo matitire ariko atabanye neza n'Imana. Babisubiramo, umuntu ashobora kuba afite amatitire angana gutyo, ari bishop, ari shehe, ari apotere, ari umuhanuzi, afite umuririmbyi ukomeye cyane, ariko nta mubano afitanye n'Imana. Uri umwana w'umushumba, uri umwana kure mu rusengero, ariko udafite ingingo ikurengera, utabanye neza n'Imana. Kubana neza n'Imana ni iki? Kubana neza n'Imana ni ukuba ufite impano yo gutsinda ibyaha muri wowe. Ibintu byose wakora utabasha gutsinda ibyaha, nta mubano uba ufitanye neza n'Imana, nta mubano uba ufitanye n'Imana. Kuko Imana ikunda umukiranutsi kurusha ibindi byose. Ikiraro tunyuraho duhura n'Imana tubona n'imirimo n'ibitangaza ni ikiraro cyitwa gukiranuka.
iyo wacyubatse neza umurozi ntiyahanyura, umupfumu ntiyahanyura. Bimwe mu bintu inkingi ya mbere ishobora gutuma Imana isenya Yeriko mu buzima bwawe, wubaka mu buzima, ni umubano mwiza ugirana n'Imana. Yo elasha kotreva. Yesu aguhe kubana nawe, Imana iguhe imbaraga ubashe kubana neza n'Imana. Tukiri ahantu witutekereza ngo ariko simbanye neza n'Imana, byibaza uvuga ko simbanye neza n'Imana. Umuba kubana neza n'Imana niki? Iyo umuntu akijijwe ibitakugeragezaga birakugerageza. Ayiwe kasubiremo. Iyo umuntu akijijwe ibitakugeragezaga birakugerageza. Abatakuguriraga inzoga barazikugurira. Iyo ukijijwe kuvuga ati umunsi nakizo umukiza, mu gitondo ubona abantu bakugura inzoga. Abatagushaka umusambane baragushaka, n'abaguha amafaranga baraboneka. Iyo utarakizwa ntabwo ubona, ariko uvuze ngo wakijijwe Satani arabahagurutse. Inkingi yo kubana neza n'Imana rero nuko muri babandi baguhagurukiye ubasha gutsinda ibyo bigeragezo. Bahaguruka ukabwa ngo ngende umukristo zahora ndiwe ngeze ku gupfa. Yo kumukristo si izina, kumukristo ni ibikorwa binezeza Imana kurusha kunezeza abashumba bawe. Nuko nabyo ari byiza, kumukristo no kubanza kunezeza Imana. Iyo ni inkingi ya mbere ituma Yeriko iriduka ku muntu. Uyu muntu wamaze kubaka inkingi imuhuza n'Imana, iyi nkingi yonyine ituma Imana igutekerezaho uko bwije nuko bukeye. Imana gutekerezaho, umwuka wera aza muri wowe. Yesu Kristo agupfiriye gutekerezaho, ntuburi ikivumwe warazutse. Rekita warazutse, warazutse. Icyama ngo Yesu akuze. Iyo umuntu akijijwe abazutse, abavuye uba warapfuye. Bibiliya avuga ngo umuntu ari mu byaha ari umurambo, arapfuye ahagaze. Ariko iyo ukijijwe urazuka, ukazukana na Kristo. Iyo ni inkingi ya mbere ituma Yeriko iriduka. Ntukirye icyara ngo witerure wishime, ugire igisirimba, usomana usambana, wibugambana ngo nawe rero nibasenga ngo Yeriko iradutse ngo nawe iragenda. Nta hantu izajya. Urabanza usabwa kubanza gusuzuma ukareba ko ufitanye umubano wawe wanye neza n'Imana. Uyu muntu Imana iraza igatura muri we. Niho twasomye ngo nta bwenge, nta n'ubuhanga, nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka. Kubera iki? Iyo waretse ibyaha, Kristo ntatura mu mazu turimo, Yesu araza agatura muri twebwe. Haleluya, atura muri twe. Kureka ibyaha ni nko gutegura saro y'umutima wawe. Imana ikaza igaturamo, umwuka wera agaturamo, Kristo agatura muri wowe. Hanyuma ibikurwanya byose bisanga hari abagabo bari muri wowe. Iyo Kristo ari muri wowe, ibikurwanya byose biraferinga, birazima. Bimera nka bya bindi twabonye turi kubona hano iwacu, turi kubona twatubona hanze muri Isiraheli, twabibona ibisasu bimira ibindi, ariko twabibonye na hano. Iyo ukijijwe rero, Kristo araza akajya azimya ibitero bagutera. Haleluya. Niwe gukizwa k'umuntu. Iyo umuntu akijijwe ni ukuvuga ngo imbaraga zikurwanira ntiziba ziri kure yawe, ziba ziri muri wowe. Gukizwa ni nko gusetinga, ni nka bya bisasu, ibyo bisasu biri kujya bimira ibindi, ngo nicyo bateye epfo za Cyangugu ngo ku mupaka ngo gihita kibimira kiramira. Gukizwa hari imbaraga ziba ziri muri wowe zimira amahembe bakohereza. Cyamaga abanyamasengesho babyumve neza. Gukizwa neza hari imbaraga ziba ziri wowe zimira karande, zimira impfu, zimira urwo bagucukuriye. Gukizwa neza kwawe kuguhesha gusenya Yeriko iri imbere yawe. Mana ishimwe. Uku kwezi turimo tuvuga ngo Yeriko ituri imbere ntisenyuka, ariko urinde wo kugira ngo Yeriko isenyuka. Banza urebe ko iyi nkingi yubatse.
gukizwa neza. Njya nkunda kuvuga ku rusengero ngo njya nkunda kwivuga cyane kavuga ngo gukizwa nabi ni igihombo, gukizwa nabi ni umuvumo, gukizwa nabi ni ibyago, gukizwa nabi bitera umwaka. Njya nkunda kwivuga mu rusengero nyuma amateraniro nkunda kwivuga gukizwa nabi ntuba ufite inkingi, niyo mpamvu uzashituka abarozi bakuvunaguye bakurwanyije kubera ko ukijijwe neza. Inkingi yitwa gukizwa neza niyo nkingi ya mbere. Tukatuye ku nkingi ya kabiri, Imana igushoboza. Iyo urayumvishije, inkingi ya kabiri itera Imana kuritura Yeriko iri imbere yawe ni inkingi yitwa urukundo. Mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo. Rwatumye Yesu aza mu isi yacu, windushya turuhure, nacya kirara cy'inzererezi, watumye cyakira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? W'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Inkingi ya kabiri ituma Imana ivuga ngo nta bwenge, nta n'ubuhanga, nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka. Inkingi ya kabiri ituma Imana isenya Yeriko ku muntu ikamuvaho ni urukundo. Ushake wambara ibitenge bihenze, ushake ugire amafaranga menshi kuri konti, ushake ugire amashuri menshi, ushake ugire imishinga myinshi, ushake ugire abana benshi, ushake ugire amatitire menshi, ushake ube ya mazina yose abaho y'ibyubahiro abeho, nimba nta rukundo ntacyo umariye Imana. Mu buzima bwawe umeze nk'umuntu wambaye ubusa. Iyo Imana igiye kureba umuntu wayo imurebera mu rukundo. Umuntu wese uba mu rusengero utagira urukundo ni umufana w'idini, ni umuyoboke w'umuhanuzi cyangwa se n'umuyoboke wa pasiteri, ariko si umuyoboke w'ijuru. Umuntu wese uba mu rusengero utagira urukundo nta joro ategereje, nta bugingo ategereje, nta n'umugisha hano ku isi ategereje, nta no kurama ategereje. Igitera Imana gutema umuntu arama ni umutima w'urukundo umuntu aba afite. Umuntu wese ugira umutima w'urukundo ararama. Hepfo twasubiye ku murongo wa 31 havuze ngo ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ngo ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Reka mbabwire, abantu bakurwanya bashaka amafarashi, bagashaka imbaraga, bakagira gute. Erega Farawo yari afite amafarashi akomeye cyane, yari yanayateguye bye, yibwiraga yuko abakurikiye arabatsinda mu nyanja, ariko urukundo rwari ruri mu bari mu nyanja. Reka nkubwire, amafarashi yari ahari, Farawo yari yayuzuye, yari yateguye bye, avuga ati mubakurikire mubatsinde mu nyanja. Ariko amasezerano yo kubaho yari ari kwa Farawo. Amasezerano yo kubaho yari afitwe na Mose ni wari uyafite. Reka nkubwire, amasezerano yo kubaho kwawe ntago afitwe n'abarozi. Amasezerano yo kubaho kwawe afitwe n'Imana, afitwe nawe. Icyo Imana avanye nawe yakibwiye wowe, ntiyakibwiye umurozi. Imana yanjye, Imana imbabarire ibintu byumve neza. Ufite amasezerano yo kubaho, ukurwanya ntayafite.
Farawo ntabwo yari afite amasezerano, nta yari afite, ntayo, ariko Mose yari ayafite. Yari afite amasezerano, yari ayafite. Imana yamuha amasezerano, imuha n'inkoni, imuha ubutware, imubwira amakuru yose ukuntu azarwana urugamba. Bibiliya iravuze ngo ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba. Ariko kunesha, ese kunesha nuko abantu, ese kunesha nuko amaboko akomeye, ese kunesha nuko ibitwaro bya kirimbuzi, ese kunesha nuko intwaro nyinshi, kunesha nuko amatitire, ese kunesha nuko uzi kurwana. Kunesha kuri maboko y'Imana. Iyo Imana iri mu ruhande rwawe, uratsinda abanzi bawe bakimyuza imoso. Iyo Imana yaje mu ruhande rwawe, uratsinda abanzi bawe bese bakumirwa, abarozi bakumirwa. Imana ize mu ruhande rwawe. Reka ndahangaha, reka manure mu buganje. Imana ize mu ruhande rwawe papa. Mu bibazo ufite, Imana nize mu ruhande rwawe. Mama, Imana nize mu ruhande rwawe. Ntukeneye ibintu byinshi, ukeneye ko Imana iza mu ruhande rwawe. Mushiki wanjye, ukeneye ko Imana iza mu ruhande rwawe. Niza mu ruhande rwawe, urakora mariage akandi kuzinga gihari. Imana ize mu ruhande rwawe. Uruhande rwawe Imana irushyire mu butsinzi. Umurozi ukuroga, Imana imwambura ubutware bwose bushyire kuri kote yawe. Iyo Imana duhaye uburenganzira bwo kubaho, ibiturwanya byose bimwarira imbere yacu, biramwara. Ndi kumva hari abantu Imana igiye kubohora muri iteraniro bagakira, bakabohoka. Unyucanya ukanota. Umva nkubwire, hari ubutsinzi ndi kumva, hari ubutsinzi ndimo numva muri gihugu cyacu, hari ubutsinzi ndi kumva mu itorero, hari ubutsinzi ndi kumva. Muzi ikintu tugomba kugira, muzi ikintu tugomba kuba dufite: urukundo. Urukundo. Ese muri kurubona? Umuntu wese ukeneye ko Imana imukubitira Yeriko mu buzima bwe, yubaka system irimo urukundo. Nimba uhanura nta rukundo, uzahanura ariko ntuzigera ubona ijuru kandi uzanatera n'imbere. Nimba ubwiriza nta rukundo, witegereza ubuzima bw'isi, witegereza ijuru. Nimba ibyo ukora byose, waba uri pasiteri, waba uri umuririmbyi, mu makorari, nimba mudakundana, nta juru mutegereje, nta n'umugisha. Ibyago by'abantu badakundana rero bahumba ibintu byinshi. Icyambere, umuntu udakundana ntabwo Imana imumugisha, kuko Imana irareka umuntu igisambo, ikora nigumugisha ntacyo uzawumaze, ikawihera abagomba kukimumaza. Impamvu mubona Abanyafurika batinze gutera imbere, bagize ikintu cyo kutagira umutima w'urukundo, bagira ikintu cy'ishyari cyo guhangana. Iyo hagize umwe utera imbere muri bo, umwe uteye imbere baramurwanya. Ariko iyo muraba abantu bo hanze muri Amerika n'ahandi, nukurikira amateka uzasanga ari abantu bafashije, ngo bageze gute, ngo ibitaro, ngo bafashe abana b'imfubyi. Biriya bintu byita kubiba. Umuntu wese ushaka kurama no gutera imbere mu byo bw'umwuka agira umutima w'urukundo. Ntabwo ushobora kugira ikintu na kimwe ugeraho utagira umutima w'urukundo, ntibibaho. Kandi ntukeneye kuzagira urukundo kuko ufite ibyo wasaguye. Hari abantu ngo bagira umutima w'urukundo, ngo bakaba ngo nitubona byinshi tuzafasha, tuzatera inkunga, tuzagura abantu mituweli, tuzafasha abakene. Ibyo ntabwo ari urukundo, ni ibyo wasaguye byawe. Urukundo ni ukusangira dukeya ufite, ukabasha kudusangira na bagenzi bawe. Reka nkubwire, kugira umutima w'urukundo si ukwimaraho ibyo ufite, ariko kugira umutima w'urukundo ni ukuzirikana n'abandi. Mbese uracyari umutima w'urukundo? Ntabwo Yeriko kuri imbere yariduka udafite umutima w'urukundo, kuko urukundo rwawe ruzatera Imana kuritura Yeriko. Abantu barashakaga Imana ibariture Yeriko y'ubukene, kandi na cyagiye yarayaguhaye kuyarya yose.
urashaka Imana iruteye ko gukene yaguhaye akazi umara imyaka 5 uri ku kazi ntiwatanga icyacumi tuhafasha abakene tuhafasha umurimo w'Imana ureyagira arageza amaze gushira ngo Mana amakazi ntabwo yaguha izaka guha bitinze. Iyo ibintu byose ukora y'Imana ibirebe bikabona mu nyungu zayo nta kintu kirimo utinda gusubizwa. Ukwiye kubaka ikiraro cyitwa urukundo kiguhuza n'Imana gitera Imana kuritura Yeriko mu buzima bwawe. Lekosika ene monderepa hari umuntu Imana ihaye imbaraga udufaranga twanjye reka nkubwire ukwiye kubaka ikiraro. Umuntu bariko kumusura umukristo umwe ariko kumusura baramusura si muvuze ko namubwiye ko abanyeza butanga bwe umuntu w'Imana aramusuye asanga atetse ubugari ateka n'indagara kandi umuntu w'Imana arumusuye Imana irimo gushyimwe ngo ngene umushyiri 100 agenda arebe ko yagira ikintu yakora agezeyo kuko tanye umutima w'urukundo ubugari rero mwabantu mwebora humura none indagara zo zikarushaho agezeyo yari yacuruza akagari gato nimba ari nusu nimero ntumbaze ageze umuntu w'Imana ngo umukristo afata bwa bugari yubika isafuriya yabucumbishije ayiwe buratota buratota afata bwa bugari buratota ategereza ko umukozi Imana azasenga araheba umuntu w'Imana yasenga vuba umuntu w'Imana bagatari ko se ubugari buri guhumura hangaha n'indagara mwaza mwatetse mwabuzanye tukaburya n'ubundi yo wa mukristo aramwagati yo ati se byakubangamiye tinacumbye gakeya turumva nacumbye gakeya ati nacumbye gakeya ati niko nari mfite nakundi umva umururumba no kutagira umutima w'urukundo byari bigiye kumuratisha 100,000 ku bugari butarenze 1,000 no kundagara zitarenze 2,000. Iyo utagira umutima w'urukundo utera imbere. Nta muntu utera imbere agira umutima w'ubugugu. Umuntu ugira umutima mubi ntashobora gutera imbere. Umuntu ugira ubugome ntashobora gutera imbere. Umuntu ugira ubushokozi ntashobora gutera imbere. Umuntu ugira ubugambanyi ntiyatera imbere. Umuntu urangwa n'umutima mubi ntiyatera imbere. Naho yajya arakora ibyo ukora Satani arabigutomera. Ntushobora gutera imbere kuko Imana ntishobora gushyira ikiganza mu bintu byawe kandi ufite umutima mubi. Mukozi Imana avuga ati yo ati buzana narabuza namaze kubuzana mukozi Imana akataho rimwe ati mukuri naje ndiye Uwiteka arabantumyeho mu masigi 100 muri cyo mu bikoresha. Aramwara ati yo ati nembwa Imana senga najya gucuruza inyanya ati none Imana imaye 100 ati Imana bora ubugugu ubu hari abantu bashaka kuzihana bamwawe. Ntabwo Imana izakuvana kuri iyo ntebe y'igisuzuguriro utagira umutima w'urukundo. Inkingi ya kabiri iritura Yeriko zikariduka zikava ku bantu ni inkingi yitwa urukundo. Uzaca mu ntambara, uzaca mu bukene, uzaca mu bakurwanya, Satani azakugerageza aciye mu bantu. Bimwe mu bintu bizakubwira kuri mu rugendo rujya mu ijuru ni uburyo uzabona abantu bakugerageza. Ntabwo hageragezwa umupagani, hageragezwa umuntu uri mu nzira ajya mu ijuru. Muri iyi nzira tujya mu ijuru iri nk'ibigeragezo. Hari abantu bakizwa bakumva ko bagiye muri paradizo. Gukizwa si paradizo, gukizwa ni ishuri ritarangira. Hari abantu bakizwa bakumva ko bagiye gucakira. Oya, no, uzajya mu ijuru wararikoreye. Uzabona umugisha warawukoreye. Amateka y'Imana zahindura barakoreye. Ikibazo abantu bibeshe, abantu bababwiriza neza. Iyo uje uva kujya gucakirwa ibitangaza gute? Bitangaza Imana irabitanga ariko urindi habwa ibitangaza. Wahuriye nehe na Yesu. Iyo ni inkingi yo kwihanganira ibikugerageza.
ntushobora Yeriko ntishobora gusenyuka mu buzima bwawe udashobora kwihangana ibikugerageza. Umuntu utihangana bikamabwira ibintu bimuranga kandi Imana yanga. Icyambere arangwa n'umushiha. Umushiha uri muri wowe nta bwiza bw'Imana. Imana ntiyakuvugisha, ntiyanasenya Yeriko yawe. Abazimu bagufite guke, bagufite mu gipfunsi kuko ni wihangana. Umuntu utihangana agira umushiha. Kabiri, umuntu utihangana akora amahano, arahubuka. Umuntu utihangana ntabasha kureba hazaza, akunda kureba hahise ibyo bamukoreye. Uzasanga umuntu arangwa no gucira abandi. Uzi ibintu wankoreye cyagihe, uyu muntu ni yihangana. Ariko umuntu wihangana asiga ibyahise agashingira ibiri imbere. Kabwa nubwo uyu muntu yankomerekeje, ariko hano imbere Imana izamukoresha. Bimwe mu bintu bigidindije itorero, igihugu, mu isi, abakristo bari musenye ko ntibihangana. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu yari umukristo, yari umukozi w'Imana, ugasanga agiye kurega itorero, agiye kuriharabika, agiye guharabika abashumba, agiye guharabika umurimo w'Imana. Ntiyihanganire ikigerageza ahuye nacyo, ahubwo akajya kurwana iy'umubiri. Reka mbabwire, umuntu wihangana ntago arwana iy'umubiri, arwana iy'umwuka. Imana ikazakurwanirira. Bimwe mu bintu byangije abantu rero, bari kurwana iy'umubiri. Iyo ushaka ko Imana izasenya Yeriko mu buzima bwawe, turi mu masengesho muri uku kwezi avuga gusenya Yeriko iri imbere zacu. Ariko urinde nyine, nurinde wuje bingahe byatuma Imana isenya Yeriko mu buzima bwawe. Iyo ushaka Imana izasenya Yeriko, inkingi uba wujuje ya gatatu ni inkingi yo kwihangana. Ushaka kugira umwana agakunanira, ukamutuka, ukajya murazaho ibitutsi n'umuvumo, ubwo se urihangane, wihangana. Ushaka kuba muri koreka kugerageza kwihangana kakunanira. Ushaka kuba umushumba, amakristo bakakugerageza kwihangana kakunanira. Ushobora kuba uba mu kazi bakagutoteza, kwihangana bikakunanira. Ushobora gushaka ukabura urubyaro, umugabo wakwihangana bikamunanira, nawe kwihangana bakakunanira, ukajya gucisha, ukajya gukuraguza kugira ngo baguhe urubyaro, ariko ntibatanga urubyaro abapfumu. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageje, kuko namara kwemera azahabwa ikamba ryasezeranyijwe, azahabwa ikamba ry'ubugingo. Kwihangana bitera umuntu kunesha. Kwihangana bicaza umuntu mu ntebe. Kwihangana biguhesha kuba udasanzwe. Kwihangana bikubakira izina ryiza. Kwihangana bikuzanira umuryango. Kwihangana bituma abantu baba bafite ubwenge. Umuntu wese ufite ubwenge ni umuntu wihanganye. Umuntu utihangana bavuga ko nta bwenge agira. Bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu w'umunyabwenge ni uko aba afite kwihangana. Kuko kwiga ni ukwihangana, gushaka ni ukwihangana, kubwiriza ni ukwihangana, n'ubu nicangaha ni ukwihangana. Kugira ngo ugere ku cyo ushaka kugeraho ni ukwihangana. Kuba mu kazi ni ukwihangana. N'ubu ndi kumwe n'abo dukorana nabo barihanganye. Hari uwarimo bati nakabye kuba natashe naryamye, ariko kwihangana. Kwihangana ni bimwe mu bintu bituma umuntu agera ku nzozi ze, kandi hari igihe Imana ishyiramo ikigeragezo kugira ngo irebe ko wihangana. Kwihangana ni bimwe mu bintu bikora ku bantu. Umuhanga wese rero mu buzima busanzwe no mu buryo bw'umwuka, iyo afite impano yo kwihangana agera ku nzozi ze. Icyo ushaka kuzaba cyo uzakigera wihangana. Uzarya dukeya kugira ngo ugere ku ushaka kugeraho. Uzakora cyane kugira ngo ugere ku ushaka kugeraho. Ariko nutihangana ntabwo uzakora cyane. Uzavuga ko kubyamira kose uzabaho, uzabashwa n'Imana, ariko niwihangana uzakora cyane kandi ujye kubishaka. Umuntu wihangana agera ku nzozi ze. Urahoroka ngo nanjye ariko izasenyuka ko mukozi Imana wari umusengesho yari gusenya, ariko ngo nanjye nkubitiri yanjye. Reka mubwire, kubyina mu muriro utacanye bitera umwabo. Ntibakajye babeshya ngo nanjye ariko ngira yumva nkubwire. Aba bagabo kugira ngo Imana bakore igitangaza Yeriko iri gite, uzi ikintu Imana yakoreye? Yabambuye uburenganzira bwo kuvuga. Buri muntu wese mwambura uburenganzira bwo kuvuga. Kuzenguruka karindwi batavuga. Imana yabarinze ibicumuro byo kwitotomba
no kunegurana no gucika intege no gukritika no kwibaza nimba abanyira bamwe muzenguruke bucece. Harimo impano yitwa kwihangana. Rimwe uzenguruka wihangana, kabiri uzenguruka uceceka wihangana, gatatu uzenguruka wihangana, kane uzenguruka wihangana, gatanu uzenguruka wihangana, gatandatu uzenguruka wihangana, yo karindwi uzenguruka. Haleluya! Kwihangana nolika eremo de kosika. Hari abantu Imana ihaye impano yo kwihangana. Ubu naho nasengera ahangaha waba wumvishije ese ukeneye ko Imana ihindura ubuzima bwawe. Ibi bintu birindwi ukeneye ko Imana iguha kwihangana. Kwihangana, kwihangana. Inkingi ya kane sinari nayivuze, ni inkingi yitwa kwizera. Kamubwira umubano mwiza, urukundo, kwihangana. Inkingi ya kane kwizera. Hahirwa umuntu wizera yuko ibyavuganye n'Umwami Imana bizasohora. Amasezerano yose ni handi wari uri. Uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Kwizera ni iki? Ntushobora gusenya Yeriko. Yeriko ntiyariduka, Imana ntiyaza ngo iruture Yeriko mu buzima bwawe utagira impano yitwa kwizera, utagira inkingi yitwa kwizera. Yeriko ikuri imbere ntiyariduka. Bimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu yenda gupfa vuba cyangwa se atazarama nuko atakaza kwizera. Igihe cyose umuntu wese yatakaje kwizera, kurama k'umuntu kuba guke, apfa vuba. Bimwe mu bintu biranga umuntu uzarama, aba afite icyizere, afite n'imishinga mu bwonko, afite imishinga muri agenda, afite imishinga muri mashini, afite imishinga ahantu hose. Uyu muntu ntabwo aba atekereza iby'urupfu, aba atekereza imishinga kandi ikajya no kwizera. Umuntu wizeye, ibimenyetso biranga umuntu wizeye ni ibihe? Ni uko agira inzozi, reka tubyite inzozi, cyangwa se nuko agira imishinga kandi ntareba ubuzima yabayemo, aho kareba Kristo umuri imbere. Ntareba amateka arimo, aho kareba iyo yakorera imbaraga ifite. Ntareba ubukene afite uyu munsi, aho kareba yavuganye nawe ibyo yakoze. Enikota mu erefo. Ntareba amagambo bari kumuvuga, aho kareba iby'Imana iri gukora. Yo kwizera. Kwizera. Igihugu cyacu cyahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Bigira hamwe amahanga amwe aravuga ngo bagikure ku ikarita y'isi. Ariko uyu munsi amashyari yisha abantu kubera iterambere ry'aho igihugu kigeze. Byaturutse mu bana bizeye, byaturutse mu bayobozi bizeye, byaturutse mu banyamasengesho bizeye. Abantu bahuje umutima, buri muntu wese aterura hashoboye. None dore aho tugeze. None amashyari yisha abantu. Kwizera biguhesha kugera ku nzozi zawe. Ntushobora kugera ku cyo ushaka utizeye. Kwizera ni imitekerereze iba mu muntu yagutse. Umuntu agira imitekerereze y'uburyo bubiri, imitekerereze ipfuye n'imitekerereze myiza. Kwizera
kwizera, umuntu wese wizera ni umuntu ufite imitekerereze iri konegite n'Imana, wizera ibyo avuga byose bivuga yizeye. Uyu muntu no hatabatitira ariko akaba yizeye, ashobora gutegeka dayimoni iri mu musazi ngo wa dayimoni mbiheshwe n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera na ya yindi yankwe handi, ndavuze ngo uva muri umuntu ugende burundu, amen. Agahita birana ngo arakize, kubera iryo jambo avuze ryonyine, adashizeho ngo mwihangane ngo hari umukozi Imana ngo nze, ubwo ntiwizeye. Kuri akavuze ngo amen, arakize. Kuko ukuntu umuntu arakize, kwizera niho Imana ikorera. Imana mu bumana bwayo ikorera mu kwizera. Le kosika eremonde refa, kwizera. Mu bushobozi bw'Imana, Imana ikora mu kwizera. Ntiwatera imbere utizera, ntiwabwiriza utizera, ntiwahanura utizera, ntiwatera imbere utizera, ntiwagira akazi utizera, ntiwabyara utizera, ntiwakiga utizera, nta kintu wagira utizera. Umuntu utizera mu buryo bw'umwuka yambaye ubusa, n'uburyo bw'umubiri yambaye ubusa, nta mitekerereze afite. Umuntu utizera ntiyabasha gutekereza hazaza he, ntibikunda. Ntiyanabasha no kuharema, aho kahorana amaganya. Bimwe mu bintu biranga umuntu utizera, arangwa n'agahinda n'amaganya no kwibuka amateka mabi y'ubuzima yabayemo, ntashaka kumenya ko imbere hazaza. Ariko ndeka nkuririmbire, imbere ni heza, ndakuririmbiye. Niba utanizeye wibikemo akanwa ngo imbere ni heza. Kwizera, kwizera kunezeza Imana. Kwizera gutuma Imana yishima. Kwizera ni kwere yakoresheje. Kwizera niko Saduraka na Meshaki bakoresheje. Kwizera niko Danieli yakoresheje. Kwizera dekosika eremonde. Kwizera, kwizera guhagarika intare. Kwizera gutuma ugera ku ntsinzi. Yo, Imana ikumere kwizera. Inkingi ya kane yitwa kwizera, ni inkingi irimbura, igasenya, igakubita abademoni, ikagizayo, igakubita. Reka mbabwire rero, reka nsubikire ahangaha. Nari kuvuga zirindwi, mvuze enye, ubwo hashigaye zingahe? Hasigaye 3. Izi 3 reka tuzazivuga ejo. Nazo nizoroshye, ariko nayo nkumaze aka kanya, urashaka ko yeriko yawe iriduka. Ufite kwizera kungana gute? Umubano ufitanye n'Imana ni uwuhe? Niho twatangiriye. Twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani ibice 21 ku murongo wa 30 no ku murongo wa 31. Kuri 30 ngo nta bwenge, nta n'ubuhanga, nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka. 31 avuga ngo ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Ubuzima bw'umuntu wese Imana yaremye buri ku Uwiteka. Ibikurwanya ntibifite imbaraga, ikurwanirira niyo ifite ububasha mu kiganza cyawe. Nimba ukeneye ko Imana ihindura amateka yawe, emera ko Imana ari umuyobozi wawe kurusha amagambo y'abantu. Emera ko ubutsinzi bw'ikurwanira buri mu kiganza cy'Imana, buri mu kiganza cy'Uwiteka. Emera ko intsinzi itari kuri bene wanyu, emera ko ubutsinzi buri mu kiganza cy'Uwiteka. Bakoresha intambara, bakoresha amahembe, bakoresha ibitega, bakoresha inzingo, barareba kuzinga, bacuragure, batongere, baguha iminsi yo guseba, bagire gute, bagucukura urwo, bahambe, bagire gute, bahamba amafoto. Ariko intsinzi rebo refayi, intsinzi iri mu kiganza cy'Uwiteka. Bavuge ko utazabyara, bavuge ko utazashaka, bavuge ko utaziga, bavuge ko utazatera, bavuge ko utazakora Imana, bavuge ko ntaho uzagira, ariko uhagarara ahantu ngo intsinzi iri mu kiganza cy'Uwiteka. Abakangaho ni benshi, abafite ibikangisho ni benshi, imbwa zibwejagura hano hanze ni nyinshi, ariko ko zimuka zose ntabwo ariko zifite ubutsinzi.
ufite ubutsinzi ni Imana Data n'Umwana n'Umwuka we. Ibimoka byose ntago ariko byose birekuye, ibimoka byose biraziritse. Imana ibifite mu kiganza, ibyo iri kukumokera nta butsinzi bifite. Intambara urwana zo nta butsinzi zifite, amahembe bakwereza nta butsinzi afite, abarara inyuma bakuroga nta butsinzi bafite. Mbonye abantu Imana itabaye, mbonye abantu Imana ibohoye, Imana ikuzamure kwizera amateka ahinduke. Mbonye abantu Imana ihinduriye amateka. Icyama ngo ubuhanuzi bwakire, icyama ngo uyu mwanya wemere ko Yesu yaherika Yeriko iri imbere yawe, Yeriko iri imbere yawe yariduka. Ngabandi baziga ntabwo abatuma abana batiga ntabwo bafite itsinzi mu kiganza. Imana ifite itsinzi y'abana baziga. Ngo nuzabya ntago bava kutazabyara afite itsinzi. Imana Yesu Kristo n'ufite itsinzi mu kiganza. Ifarashi irindirwa umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Kunesha ni kuva mu mbaraga z'abantu, kunesha kuva ku Uwiteka. Abakurwanya ntabwo afite ubutsinzi. Ubutsinzi Imana ibufite. Nuba inshuti y'Imana ukagira umubano mwiza n'Imana, ubutsinzi buzakwegera, buzaba ari kuri wowe. Reka ngusenge, ndagira ngo ugire icyifuzo kimwe ngo Mwami, ndifuza kuba inshuti yawe. Basi gira icyifuzo, upfukama ahantu uri, nimudukurikiye igenda usengera umutima. Gira icyifuzo, urifuza ko Imana ikora igitangaza. Gira icyifuzo ngo Mwami, ndifuza kugira ubushuti nanjye nawe, ndashaka kugira umubano mwiza nanjye nawe, tube inshuti Mwami. Reka dusenge. Kabiri, turasaba ngo Mwami, Yeriko iri imbere zacu, iyo abarozi bazanye, iyo abagome bazanye, iyo abanyamashyari bazanye, iyo ikuzimu bazanye, ntibafite ubutsinzi. Tumenye neza ko ufite ubutsinzi, niho uzaturwanira kandi tuzatahana itsinzi. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Ufite byose mu kiganza, ukora imirimo n'ibitangaza. Ndasengeye umugabo, ndasengeye umubyeyi, ndasengeye umusore, ndasengeye umuyobozi, ndasengeye umushumba, ndasengeye umuntu wese dukurikiye muri kano kanya. Icyambere, muhe kugira umubano mwiza nawe, agira umubano mwiza, agire gukiranuka, agire ubushuti nawe, agire umubano mwiza, yumve ko ari kumwe nawe. Ubushuti bwawe nawe bwatuma Yeriko iri imbere ye iriduka. Hari ibintu byinshi byatuma umuntu ataba inshuti y'Imana, ni ibyaha. Muhe imbaraga zo gutsinda ibyaha kugira ngo abe inshuti, kugira ngo umuntu mu bishuti ntago ari yatanze menshi mu rusengero, aho kugira ngo umuntu abe inshuti yawe y'inkoramutima ni umubano mwiza agira nawe wo gutsinda ibyaha biri hano muri iyi si. Ndasengeye umukobwa, umusore, umugabo, umuntu wese unkurikiye, muhe kuba inshuti yawe mu bishuti. Namara kuba inshuti yawe, Yeriko bamuteze iri imbere, Yeriko y'ibigeragezo, Yeriko y'uburwayi, Yeriko y'ibikomere, Yeriko y'agahinda, Yeriko y'ubupfubyi, Yeriko ya kanseri, Yeriko y'amadene, Yeriko y'imanza, iriho leshango ya Yeriko yo kurata amahirwe, Yeriko yo kuri ibyo umuntu akora, inimota kosika eremo. Izi nkingi zose ndasenga ngo buri muntu wese umuha imbaraga zo kuzuzuza. Inkingi y'urukundo irakenewe Mwami, inkingi yo kwizera irakenewe, inkingi yo kwihangana irakenewe. Yesu Mwana w'Imana, shoboza buri muntu wese dukurikiye kugira ngo izi nkingi zibe mu buzima bwe, abashe kugira ahantu Yeriko ziri imbere ye zirariduka mu izina rya Yesu Kristo. Muri amateraniro abantu barasobanukirwa, abantu barahaga, abantu barumva ubwiza bw'Imana. Ndikumbohora, ubuhoya ababyeyi, ubuhoya abagabo, ubuhoya abasore, ubuhoya itorero, ubuhoya igihugu, ubuhoya abantu bawe. Mwami, tugushimiye ko uri Imana iduha amakuru tukayatanga. Bana buri muntu wese udukurikiye mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Umugisha w'Imana ubabeho. Yeriko iri imbere yawe muri aya materaniro iraza kuriduka mu izina rya